Hello traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na forex trading. Uyu munsi tugiye kureba analysis za gold n'izindi currency zigiye zitandukanye, turebe n'ikimande twakitegura cyangwa se n'izi opportunities dushobora kubona muri iyi market yacu. As day traders cyangwa se forex traders, mwabonye drop cyangwa se mwabonye gold imanuka cyane, benshi mutekereza ko igiye kurivasinga, gusa for now it's hard to say ko yaba igiye kuri reversing. So urebye market yacu iri very bullish cyangwa se iri kujya muri uptrend. There is no even confirmation y'uko market yacu igiye kurivasinga ikaba yasubira muri selling side. So twavuga ko ino drop yabayeho ari technical correction cyangwa se market buri gihe iri muri bullish cyangwa se iri bullish cyane, habamo za pullback ikaba yamanuka igakorekitinga za moves imaze iminsi ikora ikongera gusubira hejuru, cyangwa se yaba iri muri selling pressure igakongera ikazamukaho gake ikabona kongera gukomeza. So uje ukareba gold yacu yafunze ya Friday itangiye kuba rejected kuri support yacu, cyangwa se nayo ya taking support kuri resistance yacu, kuri support yacu ubona ko iri very strong cyangwa se iri strong, which means ko kuba ya bouncing back it's not ntabwo ari igitangaza kuko hari strong support. cyangwa se turebe impamvu mvuze ko ari support. urabona kandi ya mbere yabaye rejected, iya kabiri ibaho rejected, iya gatatu ibaho rejected. tugiye kureba no muri left side, usibye ko market yacu ahiri kugira ngo uzabone data biragoye, gusa muri candlestick kuri daily time frame ubonye 3 rejections kuri candle kuri support cyangwa se resistance, icyo gihe iba ari very strong. So which means ko candle ya Friday ishobora kumanuka iga creating a week, yamara creating a week igasubira muri buying side. So ari izi highs zacu zabaye created, hari high chance ko wenda nubwo bidashobora kuba vuba, gusa hari high chance ko yazaza kuba filled cyangwa se ikagaruka muri upside. Reka tujye muri 4 hours turebe hose gold yari irimo ikora iki. So muri 4 hours nk'uko ubibona market yacu yari kujya muri uptrend cyangwa se muri uptrend, aho yaje ikabongera igakora correction ikaba rejected kuri iyi support yacu nababwiyaga ko iri strong. So reka twa adjusting support yacu tuyishyira ngaha kugira ngo igendane na current market condition. So urebye candle yo kuwa gatanu uburyo ya closinze ikavarinze full body yiyi yari bearish, iyi hama iri bearish, which means ko ari good indicator ko market yacu ishobora gukomeza hejuru ikaba wenda yaza gutestinga ino support yacu tubonamo ahangaha. So Monday we can expect some bullish moves kugira ngo ize gutestinga ino support yacu, which means ko candle yo kuwa mbere ya mbere gusa bishobora kuzaba muri Asian session ishobora kumanuka kugira ngo creating a week, yamara creating a week igaflippinga hejuru cyangwa se igasubira muri buying side kugira ngo ize kuzuza ino range yacu. So which means ko muri Asian session Monday dushobora kuzabona some bullish moves. So turebe nimba hari key zones dufite muri support yacu, reka tuyadjusting aha niho hari very strong kuko uje ukareba ahangaha yabaye rejected, aha iba rejected, aha iba rejected, n'aha iba rejected, which means ko iri very strong. ari aho ya breakinze ikaba resistance, which means ko market yacu izazamuka iramutse igeze aha ishobora kuba rejected ikaba yakongera ku dropping. So reka dushyireho red box byerekana ko market nihagera ishobora kuzakora reaction ikaba yasubira muri selling side. So nuko nguko ugenda ubona key zones bikaba byagufasha gutakinga trades yawe. bagiye mubona videos zanjye aho nashyiraga green box cyangwa red box. iyo nashyiraga green box no kuvuga ngo market nihagera izakora reaction iba yasubira muri buying side, nimba igarutse for correction izasubira muri selling side. kandi sinzi wenda nimba hari ababikurikira mwagiye mubona ko kenshi
aho nashyize green box cyangwa se red box, iyo market yageze ikora reaction. So which means ko there is no other magics, no, ahubwo icy'ingenzi ni ukumenya key zones ufite mu isoko. So which means ko nangaha harimo indi support kuri 1 hour time frame, niho tugeze dukora analysis zacu tureba niki dushobora kwitegura Monday cyangwa se nizo opportunities dushobora kubona kuri gold, ko twabonye ko iri bullish cyangwa gusa ikaba yaramanutse for technical correction. As day trader cyangwa scalpers cyangwa se abatradinga atari abaholdinga position zabo, aribo twita position trader, azaza agafata position akaba yayimaramo nk'ukwezi cyangwa iki. We can take opportunities y'iyi bearish side cyangwa se market yacu iri kudropinga muri selling side, which means ko Monday nicyo ndimo kwitegura cyane, kuko uje ukareba aha harimo ka support, market yacu ishobora kuzabaho rejected, kari very strong, aha yabaye rejection, naho urabonamo za rejection. So which means ko Monday nubwo market yacu iri bullish, ngewe icyo ndi kwitegura cya mbere gusa iyi ishobora kudakora kubera some selling pressure cyangwa se bullish pressure, sorry, ikaba rejected. Gusa uramutse ubonye strong rejection kuri iyi candle ushobora gutakinga sell yawe ukaba watakitinga zino lows. I think ko harimo pips zihagije, reka ndempime no distance yacu kuva ngaha kugera aha. Urabona ko harimo pips zingana n'167, which means ko iyi range yacu iri nini. So you can take sell uramutse ubonye market yacu ibaye rejected kuri support, but still you have to be careful, market ishobora gutungurana. So next opportunities numva iri somehow safe nuko twarindira rejection kuri iyi resistance yacu cyangwa se support yahindutse resistance, niho hari very strong. So kuri buying side for now biragoye kubera gold iri kwerekana some technical correction cyangwa se downtrend, which means ko ntabwo ari reversal gusa, bigiye bibaho igihe market iri muri bullish side cyane cyangwa se bearish side ikamanuka for correction. So kuba taking a buy, ngende kumva mwarindira ko wenda yaza breaking ino support yacu cyangwa se resistance, support yahindutse resistance, ikaba ya crossing above ikamanuka for retest, ukabona kuba wa taking a buy yawe, cyangwa se ikaba manuka kuri iyi ngiyi ukaba wa taking a buy yawe. So niyo buy yaba iri safe, gusa Monday morning bitewe na condition market nzabona, gusa kuri ubu ngubu I'll be focusing on sell only on gold on Monday. So buying side byo nabitekereza imaze ku breakinga kano ga support ga closing above, ikaba yamanuka go testing support cyangwa gusa icyaba cyiza nuko ya testinga ino support, niho twakizera ko buy yacu iri very safe. Gusa muri Asian session dushobora kubona some bearish side kuri Monday igeze kuri no support cyangwa se iyi. So twumva kuri gold ari ibyo twakitegura, reka tujye kuri GBP JPY turebe hose yifashe bite, iki dushobora kwitegura kuwa mbere, izi opportunities dushobora kubona. So GBP JPY imaze igihe kinini iri muri range market cyangwa se tutazi direction yayo, nkuko mubibona yabaye range muri stack muri range nini cyane cyangwa se trading zone, ariyo yiyi yananiwe ku breakinga ngo ikomeze hasi cyangwa se ibe ya breakinga. Reka dufate kuri current market condition ijye hejuru. So iramutse breakinze ikajya hejuru yaba ari good confirmation ya bullish side, cyangwa se breakinze ikajya hasi yaba ari good confirmation ya bearish side. So kadushyiraho green box twerekana ko market yacu ishobora kuhagera ikaba rejected, ikaba yasubira muri buying side, ariho benshi bari no kuyitradinga muri range, gusa biba biri very risky kuko uri gukina na fire ubireba. So it's better ko arindira ko
market ikabreakinga ikerekana direction ukaba watekinga trade yazo. Turebeye kuri current market condition yacu urabona ko market yacu iri stuck, tuvuge muri iyi range yose tuyishyireho box, ubona ko market yacu ikeneye kuba ya breakinga ikava muri iyi zone, ikaba ya breakinga hejuru. Iramutse breakinze hejuru kuri daily time frame I can see byaba biri somehow safe wa taking a buy yawe, cyangwa se ka breakinga hasi utarinze urindira ko igera hejuru. So reka tujye muri 4 hours turebeho se byifashe bite. So muri 4 hours mbere yuko tugira ikindi dukora, reka dutangire twa adjustinga support yacu tuyishyire nk'ahangaha byibuze, resistance yacu sorry tuyishyire hariya, naha wenda twashyiramo indi tuyihindure kara byerekana ko ari daily time frame. Impamvu mashyize support uje ukareba ahangaha hari rejection ya mbere, hakaba indi ya kabiri, na hakaba indi rejection, nayagiye iba rejected. So twabonye ko support yacu yabaye rejected inshuro eshatu, iba iri very strong cyangwa se very strong, so which means ko market yacu muri 4 hours iri tradinga muri iyi zone. So which means ko turindire ko ya breaking below kugira ngo ijye muri selling side. Reka ndebe kuri left side ko bimeze kuri 4 hour time frame. So iramutse ibaye breakout, next target yacu yaba ahangaha. So turebe muri 1 hour ni iki twakitegura, cyangwa se ikaba ya breaking ikajya hejuru tukamenya ko igiye muri buying side. So muri 1 hour gahunda iracyari yayindi, urabona ko hari very big range, aho yari iri muri range guhera ku itariki 20 z'ukwa kabiri, aho yagiye ikora za fake out kugeza n'ubu ikaba ikiri muri range. Ni ukuvuga ngo imaze I think 2 weeks, almost 2 weeks muri range, which means ko tugomba kurindira GJ tukabona next move yayo. So kuri buying side nkuko kuri daily time frame urebye kuri left side twabonaga ko iri bullish, aho yaje ikaba stuck muri range. Dukeneye ko i breakinga above here kugira ngo tujye for buy muri 1 hour time frame. So selling side left side ntago hari very clean candles, gusa nayo twategitinga zino loss iramutse breakinze below, gusa hari amahirwe ko ishobora gukora fake out ikaba yasubira muri buying side. So don't expect big move. Tujya muri 30 minutes wenda. So GJ kuri 30 minutes nkuko twabonaga ko iri kujya muri uptrend, ishobora kuba yaramanutse for correction ikaba muri stuck muri zone, ishobora kuba iri very strong. So tugomba kurindira ko iza breakinga hejuru, gusa biri very risky gutakinga buy for GJ na to be honest, nuko warindira ahubwo ko yazazamuka ikaza kuba rejected kuri support, cyangwa se iramutse baye rejected kuri aka minus support watakinga sell, gusa nabyo biri very risk kuko izaba imanuka muri zone n'ubundi. Gusa icyiza nuko twazategereza ko yazaza ikaba rejected kuri iyi ikabona kuba yakomeza hasi. Kumva ariyo option kuri JJ ya mbere twategura, cyangwa se igakora breakout hasi. Iramutse ikoze breakout hasi iga closing below ikamanuka for test ikabona gukomeza hasi. So kumva ari ibyo bibiri twakitegura kuri GJ for now. Naho ibindi biri risky, cyangwa se mukarindira isoko rikaza decidinga direction yacu. So ndikumva ari ibyo twakitegura kuri GJ. Reka tujye kuri Euro USD turebeho se Monday nize opportunities dushobora kubona, niki dushobora kwitega kuri Euro USD. Reka duhere analysis zacu kuri daily time frame turebe iki Euro USD iduteganyiriza. So Euro USD nari nababwiye ko urebeye kuri big picture wabonaga ko iri muri downtrend, aho ya breakinze ino trend line yacu iga closing above ikamanuka for test ikabona
kuba rejected igakomeza hejuru. Gusa nayo nababwiye ko kugira ngo twizere ko Euro USD ihinduye direction cyangwa se igiye muri buying side ari uko ya breaking ino resistance yacu iri very strong, gusa yananiwe kuba yayi breaking ngo i closing above ikomeze hejuru, so which means ko Euro USD icyerekana some bearish side. Kuyibuyinga ushobora kuyibuyinga scalpers just taking opportunity bitewe na time frame urimo, gusa biri somehow risky for now. So turebe ahangaha harimo support yacu iri very strong, which means ko Monday market yacu nk'uko mubibona ko ya closing Friday ishobora kuza iga creating a week cyangwa kuzamukaho gato creating a week ikaza yamanuka ikaba ya testinga ino support yacu. So kuba shaka buying niho byaba biri safe ugereranyije no kuba wayitaking ahandi. Uramutse ubonye rejection kuri iyi support yacu ushyizeho green box nibyo byaba biri safe kurusha uko wayifata ahandi. So ka turebe harimo ka minor support cyangwa se support yahindutse resistance, ubona ko kando y'ejo cyangwa se ya Friday ya closing below yayo, which means ko next candle yo kuwa mbere ishobora kuza iga creating a week cyangwa se iga testing no support yacu ikaba rejected ikabona gukomeza hasi cyangwa se ikaza gufiringa ino range yacu. So which means ko we can expect some bearish side kuri Euro USD Monday after creating week ikamanuka. So tujya muri 4 hours turebe hose byifashe bite. So muri 4 hours nk'uko ubibona market yacu yari iri muri iyi range. So icyabaye yakoze breakout y'iyi range igaruka for test iba rejected ikomeza hasi. So which means ko market yacu ya creatinze support. So which means ko kandi yo kuwa mbere nkuko nari maze kubereka muri daily time frame ishobora kuza creating a week, amara creating a week ikaba rejected ikaza kuba yafiringa ino zone yacu. Gusa you have to be careful kuko ishobora kugira ikaba rejected cyangwa se ikaba yafiringa ino zone yacu yose. So you have to be careful and see what's going to happen. Gusa reka dushyireho mu ka support byerekana ko market yageze ishobora gukora reaction ikaba yasubira muri buying side. So reka tujye muri 1 hour turebeho byifashe bite n'iyihe mpamvu dushobora kuzitegura kuwa mbere. So nk'uko ubibona kuri 1 hour still yari iri muri range ikora breakout, imaze gukora breakout iza for retest irangije ba rejected. So which means nibyo nababwirwe ko Monday mushobora kwitegura some correction cyangwa se pullback ikaba yakora pullback ikaba rejected muri izi rejection cyangwa se loss zabaye created ikaba yaba shaka gukomeza hasi kugira ngo ize gufiringa ino zone. You have to be careful iramutse igeze aha cyangwa se ikaba yakirangazwa. Gusa I think ko full TP taking aha byaba biri very safe kurusha uko watargetinga zino cyangwa se yagera ugatekinga 80% ukarindira ko igera ahangaha. Gusa it's better uramutse uyitekinze ahangaha. So which means ko tujye muri 30 minutes turebe opportunities dushobora kubona. So Monday opportunities dushobora kwitegura zo kuri selling side ya Euro USD kuko twabonye ko iri kwerekana some selling pressure nuko yazamuka iga creating support ishobora kuza gutesting no support yacu. Uramutse ubonye rejection watekinga sell yawe bizaba biri somehow safe. So cyangwa se anywhere ya creating support nubwo itagera kuri support you can take your sell kuri 30 minutes cyangwa se 15 minutes. Naho abashaka buying byo I don't think so ko now is good option. So for now Euro USD let's focus on buying. When iramutse igeze aha I think ko nawe ishobora kuba rejected ikaba yasubira hasi. Gusa iramutse breaking aha ika closing above ikamanuka for retest niho ushobora kuza gutargetinga ino highs yabaye created.
gusa for now euro USD let's focus on buying gusa nibyo biri very safe. Reka tujye nako selling gusa nibyo biri safe uramutse igarutse gutesting no support cyangwa se ikaba ya creating support somewhere here ikaba rejected wa taking a sell ya. So reka tujye kuri GBP USD turebe hose byifashe bite cyangwa se nizo opportunities dushobora kuzabona kuri GBP JPY nako GBP USD. Twabonaga ko ifite price action ijya gusa na euro USD gusa byose byerekanaga some selling side kuri big picture aho zaje zikabreakinga ino trend line yacu ikaba rejected igakomeza hejuru. Nari nababwiye kugira ngo twizere ko igiye muri buying side ari uko ya breakinga ino support yacu cyangwa se igiye kuri reversinga gusa ntago yigeze yagera ngo iba rejected. So cyerekanamo some weakness kuba yahagera ikaba yabanje kuba rejected kuri iyi support yacu iri somehow strong. Dushyireho green box byerekana ko byerekana ko market yacu nihagera izakora reaction ikaba yasubira muri selling side. So urebye ino candle ya Friday ya closing ari bearish engulfing cyangwa se icovering full body y'aka candle kari bullish, which means ko dushobora kubona some bearish side gusa waza ukareba ino kando yindi ya close ino kando ya Friday ya closinze itangiye kuba rejected kuri iyi support yacu. Ni small body ya closinze below can adjusting neza wenda okay ya closinze kuri iyi support yacu. So which means ko GU iri somewhat complicated ishobora kuzafungura kandi yo kuwa gatanu ikaba creating a week ikaba yasubira hejuru kuzuza ino range. So cyangwa se ikaba ya breakinga ikaza kuzuza ino range. So which means ko GU kuri daily time frame seems like 50-50. So you have to be careful karindira ikerekana direction. So katujye muri 4 hours turebe byifashe bite. So muri 4 hours urabona ko market yacu ya closinze yabaye rejected kuri iyi support yacu. So which means ko adjusting iyi, which means ko dushobora kuzabona kandi yacu isa ku openinga ikaba rejected kuri iyi ikabona kuba yakomeza hejuru. So kuri 4 hours urabona ko market yacu iri muri ino range iri somehow strong. Dushyireho support resistance tuyihindure yellow line itandukanye na daily time frame. So means ko market yacu iri gutradinga muri iyi range kuri 4 hours, which means ko tugomba kurindira ikaba ya breaking hejuru tukamenya ko igiye muri buying side cyangwa se ikaba ya breaking hasi tukamenya ko igiye muri selling side. So reka tujye muri 1 hour turebe GU yo imeze gute muri 1 hour. So muri 1 hour reka tubanze twa adjusting no support yacu tuyihindura range yose, which means ko kuwa mbere turamutse tubonye breakout kuko uko mbibona kuri current market condition ishobora kuba yagera ahangaha ikaba rejected ikaba yasubira hasi. So uramutse ubonye market yacu kuwa mbere ije nka hejuru ikaba ikerekana some weakness kuri bullish side cyangwa se igatangira kuba rejected wa takinga sell yawe kuko hari high chance ko yamanuka hasi ikaza kuba yafiringa ino zone yacu ahangaha. So katujya muri 30 minutes turebe opportunities dushobora kuzabona kuri GU gusa ndebeye kuri 1 hour time frame hari high chance ko ishobora kuzaza kuba rejected kuri iyi cyangwa se ahangaha hejuru. Ari naho ubona ko ino week yacu yabaye rejected.
tuvuge wenda justing no support yacu, urabona ko hariho yabaye rejected, so hari chance ko ishobora kongera kuza kwa testinga ikaba yasubira hasi. So we have to wait and see what's going to happen on Monday. So I think comparison session dushobora kuzabona izo move ndi kuvuga, cyangwa se igakomeza ikaba stack muri iriya range nk'uko imazemo iminsi guhera ku itariki 25 z'ukwa kabiri iri muri range kugeza Friday. So ishobora gukomeza kuba muri iyo range. So adjusting range yacu tureke kukigira kinini cyane. So ibyo narindi kubabwira plan wenda ya GU ihari nuko yaza ikaba rejected kuri aka gasupport nashyize aha, iramutse ubonye rejection watekinga sell yawe gusanga ugashyira break even cyangwa ugatekinga 80%, ukaba wategereza anga gusa stop loss yawe ugomba kuyadjustinga ku buryo tuvuge wenda nimba entry yacu aha ukayadjustinga ikaba hejuru y'izo loss, kuko hari chance ko ishobora kuza ahangaha. So stop loss yawe ishobora kuba hariya, full TP ikabaha, bizaterwa na risk management yawe, gusa nayitekereza it's not bad. 43 pips ni nyinshi, cyangwa se ukaba wayadjustinga ahangaha. Gusa uramutse uyitekinze aha pips 43 kuri GU zirahagije, even 15 kuri GU zirahagije. Nibyo kumva kuri GU ari ibyo twakitegura, naho buying side to be honest nabibabwira kuyibuyinga iramutse breaking aha na resistance yacu iga closing above ikamanuka for test ikabona gukomeza hejuru. Naho kuri GU for now let's focus on selling. So breakout iramutse isi iza ika breaking hasi ntabwo biri safe to be honest, biri risk. Ikiza nuko barindira aho bikakora pullback support ikaba created. Now wambaza ngo iramutse breaking no resistance yacu no support yacu sorry, wateking a buyer ntabwo biri safe. Gusa uramutse breaking warindira ko ikora pullback ikaba rejected, cyangwa se niyo yagarukamo inside support ikaba created, niho wabasha gutekinga breakout ariko kuba watekinga breakout direct wenda tuvuge kandi ahantu habaye breakout wenda dushyireho support yari iri muri downtrend, uramutse uvuze ngo uje ugatekinga no breakout nk'iyi yabaye aha, biri very risk. The reason why uje ukareba ababashije kwatendinga webinar yanjye nababwiye ikintu bita clean candles, ibyabaye muri past biduhereza gupredictinga ibyaba muri future. So urebye ahangaha market yacu iri gutrendinga, cyangwa urabona bullish candles ziri kujya hejuru zitari muri ranging market nk'ahangaha, so which means ko haba hari high chance ko market ni breaking ino zone yacu izakomeza igatrendinga ugatargetinga zino loss. Urabona nk'uko byagenze yarahageze, icyo turindira kuri creating a week, inyuma yo creating a week ka breaking lower price y'iyi candle niho tita tubona entry yacu. So kuri GU ndikumva ari ibyo twakitegura Monday, nizo opportunities dushobora kwitegura Monday, gusa iri safe nuko yakurura ikagera ahangaha ikaba rejected. So thank you so much, have a nice weekend.